أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتيت لا ريب فيها وأن الله يبعثنا في القبور أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى ويصلح ذات بينكم ويطيع الله ورسوله إن كانوا مسلمين وأوصيكم بما أصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إشنني توزون ملك من سبحانه وتعالى إيمان الله سبحانه وتعالى يكون زي بيوم بجا يكون ضد سانزبي إيمان يفش imitima yacu ikayagura kabiri tuzo byacu igashiramo kumwemera Allah subhanahu wa ta'ala ikadutandukanya n'ibibi ikadutendekanya n'umwana n'ibindi biteye isoni biri ku isi ikaduha kumusenga no kuba mu bagaragu mugaragira byanyabyo ndabihamya n'umutima wanjye bivushinga rwanjye kimana rimwe rukumbi Allah subhanahu wa ta'ala kandi ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam y'Imana amahamya ko ijoro ari ukuri ndetse ko umuriro ari ukuri ndetse ko imperuka iri bugufi kandi nahamya ko uzatinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala no kwisi afite insinzi hanyuma icyo nani nabadahi n'amano kurushaho kwitinya wayislahu data bainakum no gutunganya imibereho yanyu wera ko uzatunga imibereho ye ahano kwisi akumva Imana Allah subhanahu wa ta'ala akumva Imana musala mu buryo yaduhaye yatuzaniye kwisi afite insinzi kandi umurage nabaha mu murage dukomora kuri Ibrahim na Ismail ubwo abana abagiraga inama abana babo bati ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din bana bacu muramenye ntimuzafite umuyoboro w'Islam fala tamutunna illa wa antum muslimun muramenye muzafite mu Islam nyamo nyuma y'ibyo w'Islam ni dini dushishikariza kubana mu mahoro w'Islam ni dini dushishikariza kubaho twumvira Imana Allah subhanahu wa ta'ala twumvira intumwa y'Imana musallama ndetse tumwumvira hagati yacu ntabwo w'Islam dutoza kumvira intumwa gusa ntabwo w'Islam dutoza kumvira intumwa y'Imana gusa usibye ko Islam dutoza kumvira Allah kumvira intumwa zacu Muhammad n'izindi ntumwa zose zabayeho kumva no kumvira ababayeho mbere yacu n'abaswaba ku byo badusabye gukora kumva no kumvira abaturuta ndetse kubaho tukabanana neza hagati yacu bwacu ku bwacu niyo mpamvu Imana Allah subhanahu wa ta'ala ivuga ngo wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha muramenye ntimukabeho hagati yanyu mufite ibibazo byo kwiratanaho no kwishongoranaho ugasanga umuntu ariko kubera ko hari inema Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye y'ubumenyi kubera ko hari uwo Allah yahaye inema y'amashuri kubera ko Allah yahaye inema y'amafaranga kubera ko Allah yahaye inema yo kubyara kubera ko Allah yahaye inema zindi zitandukanye ari kwirata ku bantu ari kwishongora ku bantu ari gufata inema ze Allah yamuhaye akazi kandagiza abantu Allah kuvuga ngo wala tamshi fil ardi maraha nimukanagende ku isi mwiremereza mwidunda mwigiza abantu b'ibitangaza mwigize mbese abantu badasanzwe kubera iki inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo akunda birasa ntabwo akunda bishongozi ntabwo akunda abantu babiyemeza Allah subhanahu wa ta'ala akunda abantu bicisha bugufi Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ari ikiremwa nkatwe Allah subhanahu wa ta'ala akunda abantu bashyira hasi ubwiyemezi ndetse bakumvira Allah bakumvira intumwa yayo bakumvira ibiremwa bitandukanye bakumvira abayobozi bakumvira n'ibindi bintu byose bisabwa ko abantu bumvira mu buryo butarimo kwirata no kwishongora no kwemera ku bandi niyo mpamvu Imana Allah subhanahu wa ta'ala tugira inama iti ya ayuha alladhina amanu yemwe amaze kwemera la yaskhar qawmin min qawmin abamwe muri mwe ntibakirate ku bandi bagenzi babo asa an yakuna khayran minhum kubera ko ngabo muri kumwirataho kubera ko ngabo mubona ko baciye bugufi kubera ko ngabo mubona ko ntacyo bavuze imbere yanyu bamwe mubona isese bikaza ifuro rikabira mbese mukabereka ko nta kintu babwiye kuba bari ku isi abantu babavuvu Allah aravuga ngo asa an yakuna khayran minhum hari igihe baba ari beza kuri mwe imbere y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala hari igihe bariya muri gukereza bariya muri mwirataho n'ishongoro hari igihe bari beza kuri mwe